Yes, rero nkuko mubibona twageze ku mazi, dore ngaha turahari ubu ngubu. Nge ndetse Imana Jean Bosco cyangwa se Kamatoki. Nkuko nari narabibasezeranyije rero hano ni ku mazi twageze. Mu kanya gato turaza gufata ubwato twerekere twambuka amazi tunyure no mu mazi nyine tugenda. Twakoze urugendo runini cyane aho twaturutse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, twerekeza hano kugira ngo tubashe kugenda twereka impande n'impande abakunzi ba Kamatoki TV. Rero ubu ngubu iyi channel yacu twabasezeranyije ko tuzajya tugenda tubereka ahantu hatandukanye, haba ku mazi ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Hari umuhango rero tujyanye tugiye kubereka hakurya, ni nabyo turi bwaze kugenda rero tubereka nituhagera, ariko mu kanya saa 8 ubwato burabutsimbuye niko babivuga ndakeka, butsimbuye tugiye rero aho ngaho tugiye kujya. Yes, rero ngiye ngo haye ikaze ndetse Imana Jean Bosco, tugiye gutegereza iminota itari mikeya. Uyu ubu turi saa 6 twahagurutse i Kigali, nge navuye mu rugo saa 12 nkuko mwabibonye, tuva muri gare ya Nyabugogo. Ubu ngubu tugeze hano saa 6, uteka ni saa 6 n'iminota 49. Turaza guhaguruka hano saa 8. Tugiye kuba turya ubuzima rero hano ku mazi, mu kanya tuze guhura mu bwato. Okay. Bakunzi rero ba Kamatoki TV, uyu ni wa mwanya wacu tugezemo aho tugenda tuzenguruka mu nce zigiye zitandukanye, tubaganiriza tubereka ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi turi ku mazi nkuko muri kubibona, nago turi bwabasobanurire ibintu byinshi cyane. Turi kumwe n'abasore beza rero kandi batoya bakunda umurimo, bazi cyo gukora ndetse no kwiteza imbere. Nkuko tubibona nago bari muri bamwe bashaka gushaka cyangwa se kugera ku byo batavunikiye, bo murabona ko ari abasore bakunda kwita ku murimo wabo. Rero nagira ngo tugire icyo tuganiraho, ngende mbabaza ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo ki babayemo hano kuri buno buzima bwo mu mazi cyangwa se bwo ku mazi. Tuzi yuko twebwe kugira ngo twifuze kugera hano ku mazi biraduhenda, tugaturuka i Kigali tukaza hano, bo rero niho iwabo kavukire. Tubaye ikaze rero kuri channel yacu ya Kamatoki TV. Mbega mwebwe mubayeho gute hano ku mazi, ubuzima bwanyu bwa buri munsi? Tubwire wewe muri make. Tubayeho neza naribi. Ubu ngubu watangiye gukora kano kazi kajyanye no gukora hano mu bijyanye n'amazi kuva ryari? Gukora ku mazi. Uba waje koga kwitemberera gusa? Uri umucuruzi muri rusange? Ucuruza ibintu bijyanye n'iki n'ibyo mu mazi cyangwa n'ikoranabuhanga rya internet? Birahuza cyane no kuri natwe dukoresha internet ducuruza bimwe mu makuru kugira ngo tubashe kumenyekanisha tumwe mu duce tugiye dutatse igihugu cyacu. Uri kumva ko ni byiza cyane. Ujye utembera hano ariko utuye hano hafi? Utuye hano hafi? Aba basore bacu se bo biba byifashe gute batangira kugira hano ku mazi sangaye? Abasore bo kugira hano bumva kubera ko mu mujyi buri muntu wese abashaka akazi, babisaba ko bazinduka kugira ngo babone akazi imbere, kandi urabizi ko ushaka amafaranga ntabwo ujya utinda, urazinduka ukajya saa 11 ugatangira akazi. Wigeze wenda kuba uri umucuruzi, wigeze waza nko mu mujyi wa Kigali, nkuko tuzi ko Kigali ari umurwa mukuru kuri igihugu cyacu cy'u Rwanda, wigeze watembera na rimwe? Ku itariki 3 nari ndi Kigali. Wari uri mu kahe karere cyangwa mu kahe gace? Ari ndi Nyarugenge narahageze na Kicukiro. Na Kicukiro. Ni iki wahabonye cyiza gitandukanye n'ibya hano? Urebye Kigali kubera ko ari umurwa mukuru, ibintu byose bikaba ni byiza, ahantu buri muntu wese, ubundi igihugu kigizwe n'uturere 30, buri karere buri muturage waho aba i Kigali. Ushobora kujyayo ukavuga ati umuturage wa Nyamagabe, Rutsiro, Karongi, bose urahabasanga. Ubu ngubu se we ugeze i Kigali n'iki cya mbere wifuje cyane iki cyari kikuzanye cyihutirwa cyane, nkuko natwe twageze hano twifuza guhita dutembera hano mu mazi, weho n'iki kintu wumvaga ushaka kureba ukigera ubwa mbere i Kigali? Ziriya nyubako zaho ukinjira muri Kigali uvuga ati ni iyihe nyubako iri mu mujyi wa Kigali nkuru itangaje kurenza izindi wumvaga ushaka kureba? Na Convention Center. Warageze rero urabibona, urangije urongera urigarukira. Kuki utahisemo rero kuza ngo wigumire nk'i Kigali, wibere i Kigali nyine ubari huguma? Urumva umuntu w'umusore ufite ejo hazaza
uragenda ugakora ibyakujyanye ubundi ukagaruka mu kazi ukareba ko ubuzima bukomeza. ni ayahe mateka ukunze kumva i Kigali cyane cyane atandukanye n'aya hano muri kano karere kanyu ka Karongi? Amateka ntabwo nigeze njya mu mateka cyane, ngiye kuvuga ngo hari ibintu bidasanzwe i Kigali ntawe nkubeshya. Gusa i Kigali nanone nshaka umuntu wagezeyo Kigali, abashinzwe umutekano w'i Kigali batandukanye n'abindi. Wenda ushobora kubona nk'umupolisi w'ino ukabona nta bintu nyine bihambaye, ariko umupolisi w'i Kigali ubona nyine ko ubona nyine batandukanye n'inifomu baba bambaye sikimu. Ok, nagira ikibazo mubaza kijyanye na hano mu karere ka Karongi. Perezida nyakubahwa Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu aherutse kuza hano mu karere ka Karongi. Ntabwo yahageze, ntabwo yageze i Rubavu. Yageze i Rubavu? Yagiye i Rubavu na Musanze. Hari ku zihe tariki? Ni umusibe ejo. Abanyakarongi ni iki kintu bumva basaba wenda nka perezida w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame cyangwa se abandi bayobozi bakuriye umujyi wa Kigali? Ni iki kintu mwumva mwasaba abayobozi babo? Stade. Hano muri Karongi nta stade haba? Haba ikipe se y'umupira w'amaguru? Urumva ahantu hataba ikibuga ubu nta kipe ihaba. Hari umuhanzi se wenda ushobora kuba waravutse hano mu karere ka Karongi akabazwa? Element no hano mu karere ka Karongi? Avuka mu murenge Element buriya? Muramuzi ubu ngubu isura ku isura? Ese nk'iyo abahanzi wenda bakuriye mu karere kanyu nyuma bakaza kugafata bakajya i Kigali, bajya bagaruka wenda bakibuka nkamwe abasore muba mwarakuranye? Urumva umuntu wese wateye imbere urumva ntabwo bashaka ko kongera kugaruka aho yakuriye. Gusa nyine akarere ko arakamamaza. Ok, urakoze cyane rero kuduha ikiganiro. Natwe nukenera kuzadusura uzaze i Kigali, ni njyewe ubwanjye uzakwakira nk'uko nanjye tumenyaniye hano. Abantu bamenyanira ahantu hagiye hatandukanye bagahita baba inshuti. Njye rero nitwa Nsabimana Jean Bosco. Umunsi nawe wongeye kugaruka i Kigali uzampamagara uvuga ati ni wa muniga mwahuriye hano, nanjye niyo wazana n'abaniga bawe mwese nzabakira, mbahe ikaze nanjye mbatembereze mu mujyi wa Kigali iwacu. Nimero yanjye kubera ko telefone ntabwo ngifite hano mu mazi, uraza kuyima kugira ngo hatagira undi muntu uzareba kino kiganiro akabona nimero yawe akaba yaguhamagara. Sawa, urakoze.